Imana nziza kandi ibihe byose ariko bigaragaza n'amaboko yayo. Imana nziza kandi ibihe byose abantu bishimye rwose muzamure ibiganza n'abana. Imana nziza kandi ibihe byose ni ukuri nishimye twese duhagaze imbere yanyu. Murabizi iyo duhagaze hano tujya gushima Imana twese rero reka turebe dore abana ni umwana uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda nizo urano atanga. Ni ukuri twese turushimana yuko Imana yadufashije uruganda rwo gushima yuko nari maze kuba kujya ku kindi cyiciro cy'abakuze, ariko ubu nongeye bari gushima ndetse na bagenzi banjye yuko Imana yatubagishije ikaduha abana. Ni ukuri byo kwishimirwa. By'umwihariko murabizi ko tugenda hari bamwe babyitwa ko hari uko abantu baba bagize bashoboye bose abantu bakabyara uko bikwiriye, ariko abandi ntibigende uko bikwiriye, ugasanga bibaye kubaho umubyeyi bamubaga. Ariko twese nk'uko Imana yabwiye abagore ati muzabyara boroshye, twese tugira mu bintu byoroshye kugira ngo tugere tubone urubyaro. Rero ariko ibintu bya rusange turusha Imana, ariko hari ibyacu by'umuryango wacu by'umwihariko aho nabyo nyuma yo kubyara umwana byafashe nk'amezi agera ku kwezi n'igice turi madamu arwaye indi ndwara yongeye kuri byo kubagwa, kubera ko yarabanza byaranze kubyara uko bikwiriye, kubera ko umwana agahumeka neza. Byabonye ko ashobora kugira ikibazo twakaje kugira ngo abeho ukomeje kugira ngo barebe ukuntu yabyara neza, ntabwo byari birakunda kubera ko umwana agahumeka neza. Byageze aho bamutera ibise inshuro 3 kugira ngo barebe niba byakunda, ariko biranga. Abagabo barabizi ko abagore babasha kumenya ko aya makubiri, ariko nabyo birakomeza biranga. Rero mpamvu zo kurokora umubyeyi n'umwana byabemba ko mubaho, ariko nyuma yo kubagwa nabwo hari indi ndwara yaje mu ibere. Hari indwara yaje mu ibere, ariko muri ubwo buryo tujya kwa muganga bagera baravuga ngo ni amashereka yavuze zavuye mu ibere, ariko muganga tugiteka bwa mbere yaramukanze aramubwira ngo ibere bazarica, bituma madamu ahangayika. Warangije mu guhangayika byatumye yananutse kubera guhangayika cyane, kubera ko bavuze ngo ibere bazagica. Ariko ndamubwira ngo dogiteri ashobora kuba yakoresha, kandi ntabwo mu bitaro twagiye bisanzwe, ahubwo ni hano kwa Nyamwaya. Abana turi umugisha uva ku Uwiteka, nimukajye mubabaza batabafite, mujye mutwigisha kandi mudusabire. Zaburi nkundira Uwiteka kuko yumvise ijwi ryanjye no kwinginga kwanjye, kuko yantegeye ugutwi nicyo gituma nzajya mwambaza ingoyi z'urupfu zantaye hagati, uburibwe bw'ikuzimu bwaramfashe, ngira ibyago n'umubabaro, maze nambaza izina ry'Uwiteka nti Uwiteka ndakwinginze kiza ubugingo bwanjye. Uwiteka ni umunyambabazi kandi ni umukiranutsi, n'ingoko Imana yacu igira ibambe. Uwiteka arinda abaswa, nacishijwe bugufi arankiza. Mutima wanjye subira mu buruhukiro bwawe, kuko Uwiteka yakugiriye neza. Kuko wakijije ubugingo bwanjye urupfu, amaso yanjye ukayakiza amarira, n'ibirenge byanjye ukabikiza kugwa. Nzagendera mu maso y'Uwiteka mu isi y'ababavu. Nari nizeye ubwo navugaga nti narababajwe cyane, nkavugana ubwirane, abantu bose ni abanyabinyoma. Ibyiza Uwiteka yangiriye byose ndabimwitura iki? Nzakira igikombe cy'agakiza, nambaze izina ry'Uwiteka, nzahe
ni koko nzawuhigura mu maso y'ubwoko bwe bwose. Urupfu rw'abakunzi be ni urw'igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka. Uwiteka, ni ukuri ndi umugaragu wawe, umwana w'umuja wawe wambohoye ingoyi. Nzagutambira igitambo cy'ishimwe, nambaze izina ry'Uwiteka, nzahigura umuhigo wanjye, ni koko nzawuhigurira mu maso y'ubwoko bwe bwose. Mu bikari by'inzu y'Uwiteka by'ukuri aho ibyo byagenze ko byafashe umwanzuro kuba arabaga ibere bagomba kurica, ntabwo byagenze uko bikwiriye. Imana yaratabaye binyuze mu kigero cyo ku rusengero, Imana ihabwa icyubahiro. Rero mujya mukibona rwanda urwibutso rwa madamu ko ye byatumye akira kubera igiti cyane cy'umenya ishani ikimenyetso cya madamu wanjye. Rero kubw'iyo mpamvu niyo mpamvu twateguye ishimwe akamukina ku mubyimba kwa